Imana y'ijuru imekwana natwe uno munsi. Imana yabikoze yaba icyubahiro. Abantu bazategura nk'abantu, ariko dushima Imana y'ijuru yemeye gusoza uyu munsi kuko twari tuwutegereje, ariko tukabona ibibazo bigenda biba nyine henshi na henshi, tukabona ko dushobora gukunda, ariko kuba byakunze Imana tuyihaye icyubahiro. Imana ishimwe. Njyewe ndumva ko Imana ije kunshoboza, ariko ndashobora kandi munyihanganire kuko ndumva bisa n'ibigoye, namwe murabizi, ariko uko bimeze kose ni ukuri ndavuga umubyeyi wanje kuko ntabivuze ntacyo nabakoze. Ntabwo ni umubare mama, ariko ndavuga make, ndamukonjeraho gatoya gato byinshi yakoreye mu buzima bwanje. Imana imuhe umugisha. Hanyuma icyo ntangiriraho ngiye gushimira abantu bose, abakuru n'abatoya, mwemeye kuza mugasiga ibyanyu. Isaha imwe muri Amerika ni ikintu kinini cyane, ariko kuba mwemeye gusiga ibyanyu mukaza kuri uno munsi, Imana ibapere umugisha. Abagabo, abagore, abasore, abakobwa, umuntu uwo ari we wese winjiye muri iri sengero kubwo kudufata ku mugongo, Imana y'umugisha imeze umugisha. Shimira abantu bose, inshuti zanje, rero mama ndagushimiye n'umuhungu wawe. Ndashimira abantu bose ndashoboye gutandukana, nabonye abantu bavuye kure. Gushimira pasiteri nabo mwagendanye mwese, Imana imeze umugisha. Ndashimira rero umuryango wacu wa Buvu, ndashimira umuryango wa Mugunga, umuturere ingene turi beza. Ndashimira umuryango wa Mugunga imirimo bakoze kugama. Imana yo mu ijuru izabishura. Ndabashimiye rwose ibyo mwakoze ni byinshi sinoshobora kubirondora, ariko abantu baje ijoro bavuyemo n'amasaha maremare. Ndabashimiye umuryango wo mu nzu yo mwabagabo, mwakora ikintu numva ndakomeye, numva nari ko nsa nkaho biza kugora, ndabona mwaje. Imana y'umugisha bapemugisha. Shimye abantu batuye hano babaye hafi nanjye mu bikorwa byose twarabanye, kandi Imana bapemugisha. Shimiye ikanisa ryanje pasiteri na pasiteri wo ndababona uri ababyeyi beza, mwambereye ababyeyi. Imana bapemugisha. Abamama twararanye bose, Imana ibahezagire, Imana izabishure. Abari kure batabashije kubabera ntabwo ari umutima mubi, ariko n'iki gihugu niko giteye. Hanyuma bamwe batazi kudrayivinga, bari bagomba kumpamagara kuri telefone, abandi bagiye mu kazi. Imana mwese ibambere. Rero ikindi kiri mu mashimwe, ndashimira abana baje. Senyagurane utaraza, ndashimira abana baje. Uzamureka dushimira abana bagihari. Kuvuga umuntu warangije ntacyo ukiyamukorera, ariko reka shimira abana baje. Imana yambaye abana beza nubwo batarashika hose, ariko abana Imana yambaye. Imana izohezagisha ibikorwa mwakoreye mama, namwe nimusaza muzi ko banyu bazabakorera, kandi muzageze iriya myaka mama yagize, mwese ariyo muzageze, kugira ngo abuzukuru banyu n'abuzukuruza banyu n'utuvide mama yarageze nawe bazabibakorera. Ndabashimiye. Nageze hano ndavuga ngo nari ko guteta abo bana sizosubira gukora, kubera ko imirimo nakoze myinshi kugira ngo barebe. Natanze byinshi ubuzima bwanjye, ngo ngere hano ndakundiye kwicaye, ndicara nawe mwanze mu mbere, ariko nza kugira ikibazo ndabasiko mfite mama urwaye kandi adafite umukwe, abandi bakaba bazafasha abakecuru babo. Unje simbaye ipfuko, ariko abana banje mama yagaze avuga ngo muco unkeneye iki, kababwira ngo mama yavuze bityo. Ndabashimiye papa, nta kindi kintu bakorera, baravugaga ngo babwire baduheze inimero. Imana ibaheze umugisha. Mama kugwa hariya, murabona ko mama atari kugwa hariya, Imana yari yarabize neza, kandi nubwo
benshi bari bakora mama ataba yaguye mu birenge mama twaramwinginze cyane ariko abanyabyinshi basaba ko nubwo ari beza mama nubwo yari neza ariko wagira ukumva bateye mama kwihagararaho naratangara mama narambwiye mama ni ukuri urarwaye kandi urwaye nabi nageze muri Amerika tiwoza mu gutunge mama ahantu wumva ushaka hose nzagutunga kandi nzahakorera neza bazabona kongerera n'umwuka mama yamubwira ngo oya sinzagwa usanogwa mu mahanga nzoga mu itungo ryaje ngo se yabamushize unamukuru umunsi waje naje no bazamushira mama turamuzana ndashimira umwana mukuru wanje wo mu Bwongereza kigabo ndamushimira ndamubwira kika fasha mama umuzane azoreke guhira mu nzu baramuzana mugere bukavu yamambwira ngo mbabwire icyo nabakoreye cyose mwifuza narakibakoreye nimureke naje mukorere ibyo nifuza niba ushaka gusubira mu mirenge ageze bukavu ndamubwira ngo ariko nawe mu rugo zasome mukuri usubire mu mirenge n'iyo mwana kandi tuba tubana tukure oya ngiye gusubira mu mirenge sinzava mu mahanga mama nawe yapfuye ari idubu yaranze mama yari itwaye yari idubu kuri yagaza aserereza abuzukuru be bose bakora mu byo kuzamutangaza kubera ko muzabona mu gisoza mukora amayisiporo je nukinjira mu mukuru afati mukuru ntabwo nawe wamuye siporo mama kuri mama yari itwaye ndashimira abami bose nubwo nabavuze muri itwaye ndashimira abami imbaraga zinshi bose baje hano mwanya zinshi hari abageni ndabwira abana bahungu banje n'iwacu ni heza ariko bamwe bazaje ababunga abandi baje mu mwanya zinshi umuka gushimagira ngo nuko tutomara twese nabakunze mwese kandi Imana ibaberumisha ngiye kuvuga mama ndavuga mama wacu ngiye kuvuga mama wacu ikintu cya mbere mu gihugu cyawe ni gito ariko kandi ntabwo ari gito mama nafakaye umwana muto cyane ariko mama mbabwirira ko ari umuntu uhagaze gukora ibintu by'abagabo kandi mama yari intwari mama yari n'umukirisitu mama yarambwiye ngo nta kindi cyaha kibaho ngo gutunga amarira yanjye niyo mubwira kuti ngo ntabwo bakora ariko amarira y'abana baje waza yumva atumviriza mu ijuru ngo ndataye abana waza yumva atubwira mu ijuru hejuru y'amarira y'abana baje ariko wewe niyo wumvira kuti wowe ufite ukagira na so umva amarira yawe yumva akanteganiza ariko amarira y'abana ni uhungabana ambwira ngo ariko mama wiwe kubera ko uranyanga ukunda abana banje arambwira ngo ntabwo nkwanga mwana we tuzafatikana icyo ndakukwemeje nubwo nshaje ugende uzinginge umuryango wawe kandi akavuga ngo umuryango waje ndabizi ko ari umuryango mwiza bazaguheza aba bana uzane tubagufashe nubwo dushaje aho kuvuga ngo utabana tuzabakorere kandi ari mutupe n'ubundi nta mbabazi bifite ariko mama yari itwara mama yaragerageje mu buryo bwose ndamubwira maze kwemera ndamubwira ngo ngiye kurera abana ndeke kubabazanya ya safari kuko yavugaga ati umukobwa niwe bazabahangayika agende ubwo rero amaze kugenda hari ibintu mama yamperekeje arambwira ngo mwana kamubwira ayo makuru ugende
ndakwemera kandi ko akanambira ngo aranyemera ntabwo nishoboye ariko akambwira ngo ndakwemera ugende uje kurera abana kandi ikintu nkubwiye uzongera amagambo make mu rugo rwawe uzagira amagambo make ubundi uzagira ubusabane n'abaturanyi bawe nubwira ubusabane n'abaturanyi bawe mwana wanjye ntuzabura nubona bigacitse ubuzima ukugira abana uzoba wabanye n'abantu neza uzinjira mu muntu umubwira ati mpemburira abana nuko azaguhembura ariko nuba akagore k'amagambo nuvuga bakavuga bakeba bawe abaramu bawe bakavuga abaturanyi bawe bazagabuye buriya ntacyo bazakumarira ariko genda ube umukristo ube umwana w'ibanga uzobwira ibanga mu rugo rwawe uzobwira ibitenge ubusanzwe nzaseka abanzi baranzi arabwira ngo uzoba umuseke nuzoza wumva urababaye uza ugenda mu nzu mu cyumba cyawe kindi urire ariko abana bawe ntibakabibona niwumva hano umuntu ukwizeye uti ntawagize uruhare mu kugupfakaza uzosohoke wawe useka ndetse wisige uvugishe umuntu neza ntukaze werekana umubabaro wawe n'umunsi n'umwe sikumve ngo werekane agahinda kawe cyangwa umubabaro wawe murumva ko mama atari mwiza mama arambwira mwende nyubahe ngo bareke baba uzogende jere gasanga ibintu umuntu birandenze akambwira ngo uzemere wakwe zemere wakwe iki uzogende wemere wakwe uzahenda n'abakeba bawe uzakundira abakeba bawe tukabavuge n'ubutabavuga n'ubicisha mu mutwe kugira ngo bazakurerera abana n'abana bawe uko singizi ko n'abagararambira abo n'ukuntu bagaragara umuntu ariko nta mukeba wawe twavu kubera mama n'agazatinyi ntabwo twaganiriye nabi imana y'ubujuru barezimisha ndashimira urugo rwa mama ko nubwo datamukuye mu kwirero rimwe ndashimira abana mu banje aho bari bose ndashimira abana mu kazi banje n'ukuri baramfashije hano mwabaye abana beza imana ibambere ubundi rero mama yari mwiza mama yari umukristo kandi ndashimira imana ko ibyo mama nubwo ntashoboye ibyo yambwiye byose ariko bimwe yambwiye naragerageje nzavuga ngo ikintu yansigiye nzanyumva ngerageze yarambwiye kuzugira ibyishimo n'abantu bose ukunda gusekeza ntamutse kandi cyane ubu abana basigaye banyiyama bayabuze zakwita uzo twinshi usigara ariko nkavuga ngo nzakora ikintu mama yanyenze kugira ngo atazabona ko mbabaye sinaburaye babaye mu buzima bubi ariko ntibamenye ko umeze nabi ntibamenye ko ufite ibibazo ntibamenye ko hari ikintu ufite umva nshaka gusekera umuntu nubwo narenga hariya kabiri hari ni kuri ibyo bintu mwari bikoze mama atabitse imana izo mwiza niza kubona sinabanyina ngize amahirwe mu bana n'ababyeyi banjye mu myaka menshi ariko imyaka namwe ntamenye mama ntapfa nibwo namenye mama neza mumenyera mu kibazo asigaza kumenya neza no gusinzira umfura yanjye twabagaranye na mama nk'aba twariganye na mama mu butayu bwinshi na mama tukagenda hanze tukajya ku mama yamara kurira kiyana tukanyigisha ariko imana izamuhisha rero mukuru w'nyina ndabona ko mama ndashima imana ko mama asize mfite urugo rwiza iyi mitima babonye ari ufite abana benshi cyane urugo rwiza asize muri amerika bwa butayu mama takanya agahinda kanje shimana ko mama agiye umwana wanje yarutse namwe muri bari ikintu kimunejeje banejejwe no gusiga abo mugatamubona bari banejejwe no kumva no kubona n'ifoto y'umukwe wanje mama yapfanye agahinda kanje ndashima imana yabikoze ubundi kandi mama yari umukristo yari umumama mwiza simpaye kukamama kuko umuntu abanga bose ngo nyina n'uwo n'icumu mama yari mwiza ndashimira bamwe nabahaye mama mwiza mama yari adukunda mama yatureze neza mama yari akunda abana mama yari umukristo yagaze aririmba indirimbo yamara kutugaburira n'abaramyi ndamaze mama yamara kutugaburira akamaja n'indirimbo zo gushimisha kandi tuyizi kandi
bafite akamara indirimbo yo gushimisha akayimana agasengera akazunguka akadusengera Imana izamwizumisha. Rero mama nabonaga ibyo kurya byose yejeje mbere yo kuvuga ngo tubiki yakaza narakusenze kandi tubikumbuye tunabitinze akamba bijana kubisengesha. Rero mama yatanze icacumi mu myaka yiwe, mama yatanze umuganura mu myaka yiwe, mama yarasengaga yakoranye ibituzigo byose umwete byose yabikoranye umwete ariko yatoreranye umwete yanareze n'imfubyi nyinshi yarizireze neza yareze abana be neza. Mama mwifurije kujya neza ivensi yansigiye imwe zayirema ku cyumweru ejo abana hano mwahagaze kera. Mama yaravuze ngo niba uzoza ufite ikibazo aho kuvuga ngo usugira umuntu ikibazo uzuririmba ngo bwira Yesu zose inshuti yawe ibikuriza n'ibikubaza. Iyo niyo mbese mama yansigiye Imana imuze ko hari kanako dushimwe kawo umuso gushimira kubera ko kaka yapfuye ya miko hanyuma je kaga tubabanye cyane kubera ko twabona mvura y'unama abanyakifu twabanye kinyaki twari ijambo ry'amatoshimo kuko kaga itazimana kandi ari umukristo kandi itaba afite amahame yiwe kuko yarabayeho aje kurira mukamaba muje kumuhire muhire niki munibire abandi turibire ko tuzangaza turashima Imana ko turi umuntu twazi kuno munsi kuko umunsi mu mabituga twabonaga birembereye cyane twitegereje uko tumeze ahubwo twereka abantu yumva ikanisa twereka abaturanyi turashima Imana ko tugezeho tujya kwa kaga twebwe twabanye nawe kandi imyaka yose twabanye nari ntarabona aho atukana cyangwa igitutsi yaragira akavangura akagihembe inshuro akazamuka ndibuka umunsi umwe yari afite akazi kiwe imbere yiwe umugabo umwe yonesha mwinka amara konesha soko n'uwaje arakara cyane ako kagaje kumubwira ngo umugabo wa mbere yonesha ihene kugenda mu Imana kuzomenya ko izagaruza imfuzi ziwacu. Ndashima ko kaka mw'isozo twabanira twese hari n'itutsi abana bagira ngo ndumva kutukana n'umukecuru wese uburyo bw'umuntu zisize n'ubavuga kakana mu gihe pesi n'ibintu. Ikindi nibukiraho naho nabyibutse ejo bundi umunsi uza kuza agatwara n'amagana ubwabo tugiye muri Amerika wego mbiye kuja he tuba tugiye kuja muri Amerika ka ko muragiye turagiye ka kandi muza amasezerano kugaruka udusanga twateye ku musubire muri nani tuze kuri kasi kwa masengesho yawe kumvikana aba tumaze kumusengera ese mbona mumza musengera ka dusengera Amerika dusengera ko tuje muri Amerika ko muza musengera ndato ngiye kundira amasengesho ngo muje muri Amerika amaze gufata kinatekereje ko yarafunze igihugu kabisa cyane. Ikindi tunasoza turashima abantu batwitabye n'ikibiro nuko nyine abantu ko dutereye abantu n'umuntu yapfuye gusa n'abantu sinabirizi bivuga betshora n'abara myaka 1960 ariko abantu twavuze kuko nawe yakenise n'ubu mu bantu tumva abakaba bana n'abandi basivuga ko yakenise ariko mu byo bw'Imana n'imbuto yeze n'Imana yatabuye. Ikindi turamwifuza kuzaba mu buzuko w'abera abo wabikora kuko Ashimwe arashimye Imana yuko tubaje umunsi mukuru wa kaka. Imana ishimwe ashimye Imana kuko twiriho twese twibazima tukazuka twese turi bazima. Imana ishimwe. Ndavuga kuri kaka kubera ko naje nagize amahirwe yo kubana nawe. Kaka yari umuntu mwiza, yari umukirisitu. Kaka yagiraga n'isuku nyinshi, agakunda gukora kandi igihe twaje yatwitayeho yakaza mpura akamubwira ngo ntabwo biroze antiyobike kubera ukuntu kaka yagiraga isuku nyinshi. Kaka twaramukundaga cyane, naramuhamagaye yamvugishe ngo yobige twatugiye kuzana muri Amerika arambwira ngo safari we nyakaza gusengera mu tukagende utose tubonana
ndamubwira ngo yareka rero tuzogutunga neza tugeze muri Amerika. Ndashimira Imana ko Imana yamudutishije mu minsi mike hano muri Amerika, titwidoga kugira ngo turere kaka. Naramubwira nareke mugure telefone ya iPhone, arambwira ngo tayizi ngo ahubwo nimugurire radiyo ngo azoza kumategera indirimbo. Ndayimugurira, ndamubwira ngo icyo uzoshaka cyose uzumbwira. Uceka nuko arambwira ngo kuri ngo n'uyu munsi yopfa ngo yoja mu ijuru ngo asize mama yabonye mu ifura yiwe. Gusikiza kimbabaza nubwo yapfuye atamubonye. Ariko ndashima Imana yuko tutidoze na basaza banje, tugafasha kaka uko dushoboye kose, tukamufasha kandi akaba mu buzima bwiza. Kandi nshimiye ba Muyomba wamureze na Mukamuyomba atidoga akamurera kugeza muhanze. Kandi nshimiye na ba Muyomba nubwo ariyo byarabanje ariko ni ba Muyomba. Imana yo mu ijuru yaheze umugisha mwinshi. Ni ishema kuba duhagararanye namwe, ni byiza cyane. Ni ukuri nabonye mu Rwanda bishimiye. Nariko tekereza ukuntu mama yabikora, ikamubwira ngo ntabwo usanga iriya bari wabo, kabwira ngo ariyo basanga kuko nibo bose bari. Ariko shima Imana yuko Imana yemeye bakaza, kandi mukaza muri benshi mwese. Imana yo mu ijuru yaheze umugisha. Ni ukuri ndabashimiye mvuye ku ndiba n'umutima. Nshimiye n'ikanisa ryacu ryashyigikiye mama, nshimiye na bashangazi. Imana yaheze umugisha mwinshi kubera ko babaye mama hafi. Umuntu akazatekereza akavuga ngo mama ntabwo yabishobora, ariko nabonye byagenze neza. Imana yo mu ijuru yaheze umugisha batetse, ababaye protokole byo batezeho gato. Imana rero yabaye nca ku bitaro, ariko shimiye Imana yuko bamwe baje bitabiriye bino bintu bya kaka bakabikora neza. Kandi n'ikindi kire baragikoze haruguru, mwagize neza. Imana yaheze umugisha mwinshi. Mukora n'ikindi muri Kenya. Imana yo mu ijuru izokomeze ubwo rukundo mufite, muzokomeze mudukunde, nitwe dusigaranye. Nubwo kaka pe tuzokomeza tuvukane, ubwo kaka tumusaba ibihumbi bidashira. Barakoze cyane. Reka pasiteri atamuke n'abagicamuka. Umugari wa Muhunga ndetse twongera gutanga kure umuryango akamya byinshi, ariwe databukwe umubyeyi waduhaye mukaka waraye dukuwemo. Nongereye tange kure ku bwoko bwacu bw'Abanyamurenge ndetse n'Abakongomani muri rusange, mbabwira ngo mwihangane kuko ikigira itangiriro kigira n'iherezo. Kandi ngo iherezo ry'umuntu, ijambo ry'Imana riravuga ngo riraruta itangiriro ryiwe. Kuko aho kaka ari none ntafite kugaruka, ahubwo aba bose bariho n'abari hirya no hino nibo bazamusanga. Mwihangane kuko yarangije imirimo iyo yari yarateganirijwe gukora. Ubundi cyane nihanganisha Mushenge kuko niwe turi kumwe hano n'abuzukuru. Mwihangane kandi bukomeye. Kigira kabiri, reka dushimire Imana yatuyoboye ikadukura hariya dutuye. Hari abashobora guhaguruka bakaza ntibashike iyo baja, ariko Imana yabashije kutuyobora ikatugeza hano, tugasanga namwe muri amahoro, natwe tugashika amahoro. Iyo Mana ibishimirwa. Ikindi, amakuru n'amateka ya kaka ntazibagirana. Nuko abantu batobona ibitabo ngo babisome,
ariko amateka yiwe aragaragarira muri uyu muryango wamukomotsemo wose, kugira ngo umuntu asiga abantu barenga 180. Urumva ni amateka azahoraho mu myaka y'abantu bose yo kubaho kwabo. Mu muryango wacu kwa Mugunga no mu nzu mw'abagabo tutazibagirwa, ndetse no kwa Kanyabyinshi no mu Banyamulenge. Kandi muri abo bantu 180 barenga bari mu miryango itandukanye y'Abanyamulenge. Mwumva ko ari amateka azahoraho adafite gusibangana kuri uno munsi. Tukaba tumushimira Imana yamuduhaye. Hari umuntu ushobora gusaba akaza bitamuvuyeho kuko ntawe wo kwanga kororoka, ariko Imana ishimwe yamuduhaye akabyara Mungu, akabyara n'akobwa, kandi akanatunganira. Ikindi dushimira Imana, reka dushimira Imana. Murabona bari mu bihe by'intambara kuko ibyago turi hejuru mu bisi, kugira ngo umuntu bamuhungishe mu kuza kwivurisha ubwabo yaraje ko kwari kumuvuza no kumuhungisha. Ariko nyine twakundi wa mugabo yabivuze ngo impanga ndinjira kureka nyirayo, abica amaranga arasasubirayo kubera ko ariho yandikiwe. Kandi murabizi hari abandi babyeyi benshi bari muri cya kigero atahiyemo, bagiye bakwikirwa mu mazu, abandi bagatemerwa ku misozi. Icyo dushima Imana nuko yarangije neza, akaryamira ukuboko neza, agaherekezwa neza, akaba ibirori mu muryango no mu itorero byiza. Ndatekereza uwo munsi bagiye kumushinga, amasaso yari abari hejuru hirya no hino, ariko Imana bareza umwanya babona ukuntu bamukorera icyo kirori, barakirangiza amahoro. Cyo turabishimira Imana. Ngira ngo ni gutegeranya wanabivuze, wari we data bukwe w'Umunyabyinshi yarabanguruta ubundi, nta muruta kuko atunze byinshi, ngo ariko umuntu uruta ubundi ngo amurutisha urupfu rw'isi. Imana ishimwe ukuboko kaka yabonye urupfu rw'isi. Ikindi kandi ndashimira banziriza hano mu itorero zo kurangiriza ku barimo kudagiye kurangiza. Shimira itorero ushenga kimara kubura umubyeyi, itorero ryamubaye hafi, kandi izo ni inshingano z'itorero. Abato bikora nibo mubigaye, ariko mwakoze ibyo mutegerezwa gukora. Imana ibamugishe. Shimira abanyamuhana muri uno muhana wanyu, mwarakoze kumuba hafi kugeza no kuri uno munsi. N'iki kirori cyo gusoza bwa nyuma harimo amaboko yanyu, harimo ukuboko kwanyu, harimo imbaraga zanyu. Nk'umwe w'umuryango w'umwabagabo, yewe ntacyo twabona tubishura, ariko turabyanditse ku mitima, ku mirimo mwakoze, kugira ngo uno munsi muze gushyigikira umuryango, mufashe umuryango, muwukorere. Mwakoze. Natwe icyo tubizeza nuko natwe tuzaba hafi, tuzabafata mu mugongo mu buryo tuzoba dushoboye, natwe aho bizoba bikomeye tuza tuhaboneka. Ikindi nshimire umuryango wa Mugunga, ibikimara kuba murazi ko umuntu yaguye ruguru, nanone abagunga hirya no hino barahagurutse barakora kugira ngo umuntu ikirori kigende neza, aherekejwe mu gateka k'umubyeyi. Ndabashimira, Imana ibamugishe. Nongere nshimire nanone umuryango wa bugufi wo mwabagabo. Murabyumva, murabizi abantu bose bari ruguru ni abanyagiye kuri none. Ni ukuvuga ngo amaboko yabo asigaye ari abantu bari hirya ya Kongo, niko novuga, kandi aribo bamwebwe mutuye mu migabane itandukanye. Ndabashimiye ku mirimo mwakoze,
ndetse no kuri ino yindi nanone bakoze ndetse dore nanabonye na muyomba ngo wampore ejo bundi ni kuwa gatatu niho bashinguye undi mubyeyi mukaka nawe kandi barahaguruka barakora iyo bwakabaga ndabizi ko muri indwara kandi uwo butwari muzabuhorana ahasigaye ndangiza ko kumwuzukurwa wa mukecuru tubikira kanyabyeyi tubabwira ngo mumenye ko kakatagihari ariko niyo atagihari yasize bari abantu 180 n'abanyu muzobabe hafi ntitubahamagara mu gitondo ntitubahamagara nimugoroba mu mvura mu kuzuba muzatube hafi ahasigaye tukaba twifuriza kaka umuzuko wabera murakoze murakoze umaze kuvuga hasigaye abantu bake kandi abari kuvuga cyane abasoje abandi baragenda bavuga amagambo ahinnye cyane reka twigirize abakwe ubaserukiye kaza atandukanye imbere kugira ngo agire icyo avuga nasoza aza gukurikirwa no kwa aho avuka mu banyabyinshi nabo barabona gukurikiraho murakoze reka umuryango wacu nawo uhaguruke utambuke umuryango wa Gasita utambuke nagira ngo niyashimba yatashika nawe tubizi gatoroye natubwire ko yatashe batagiye umuryango n'umuryango wawe nta menshi twebwe ariko bamugungaga ese ko mutari gushimira abasirikare igihe baraza mu gihe cy'imbere uko umuntu azoza atasiye ku itongo ryawe jewe nakuze nzi ko uyu ari mushiki wawe yabico twabarereye nabi ariko mwakagombye tukamushimira nabi nimero ya mbere umuco bafite bukomeye bagukuye masita ko nibo bareba iminyonyo yabo abafite bariko bareba sibyo niyo mpamvu navuze ngo muza nuje mushima abantu babarereye ni imibanire twabanye myiza kuzamudushima abantu iyo babanye ntibazamenya jewe nakuranye n'aba ngaba abagabo hariya nari zibonye mukuru waje aba bacu nariza mukuru abantu bamwaturanye niyo mpamvu ngomba kuzamuhinduka mugashimira n'abandi icyo turavuze ngo bari kudushimira cyane ga twarareze natwe nubwo twamaze ga tugasubira rero ngewe kuvuga ndavuga ko ariko ntabwo nari zima naramubona ariko kumumenya ngo mvuge ngo nuko yari ateye ni buke cyane mba ngiye kubeshya sinzi kuryosha amajambo no kumvira namubonye rimwe ngeze kuri Muriza ari watuye ni umubyeyi w'icecekera agafugamo akababa ikindi gusa namubonyemo yagira gucuza nigeze kuja kureba inka bari bahaye nyirasha musaza we arambwira ngo mwana we iyo mvugiye kureba ugasanga byato sinzi kuyibona aho mugakubwira umuhungu we gutya akavuga ngo sinzi kuyibona na zari n'ipari hejuru y'epfo mu biraro
arabwira ati bya dore ukunda kundika sinzi ko nshika akayikwereka kandi ngo bishike bibaho sanga ni umunyakuri yarambwiye gutyo ngo shike ngo ambwire ko amagambo abiri nama nzaba yari ko ajya gukama nabi nawe bari babi sanga ni umunyakuri icyo gusa kubera yabwiye kuri ngo shike ngo numve umurabo wanje abaye kuwembeka gusa twari kubirara twagiye mu kabuga nama cyangwa se nase guca kubirara amazana shike nawe gatike tutaraza tinone ndatasha kuri muri sejo ndatigiye kukizira y'uzata nyuma yaho ayandi magambo no kuvuga ariko dushimira Imana kuko yamurinze akabaho ubuzima bwe akabyara abana be akabarera kugeza abashigikiye ntashaka kwigeza kuba icyo tubona ni abana biwe ibyiza byiwe muramu wacu ntakira mugari azayisekera ariko nawe arabizi ko nta jambo ribagira mu buzima wacu twamufashe nabi pe nje nasanze mukuru wacu niwo hari Yeremiya yagaza kuri buzuye yakora ntumbe akamagura ko abaho nabi bose amahuza nimba twakamagiriwe twagura tusangira akabisiga gahi ariko icyo cyonyine gusa niyo tuza tumureba kuko Imana yakoze ibyo bintu Imana ikamurika kugeza muri iki kinyejana Imana ishimwe abapfa n'abatora ariko ni ibirori bikomeye nuko ndashobora kuririmba kuririmba twese tukaririmba kuko ni ibirori byo byanyuma umuntu afite ibirori bitatu ni ukuvuga ntitwahabaye hano banta muri vukaki ntawe pe ishingirwa nacyo sinzi ariko n'ibyo byanyuma kandi twese niyo twatuganisha tukaba tumwifurije kwibuka rero nubaka hano hatuvuga reka nanjye mvugeho gatoya mu by'ukuri turabashimiye mwese kandi dushingiye ku magambo meza navuze njyewe ndavugaho amagambo abiri ijambo rya mbere mukecuru turamuzi aho bavuze yari ari mu rutigita inzu yabo aho bari batuye hari ku nsi abari bahazi hari ku nsi mu by'ukuri njyewe naraye njiwiwe inshuro none nka 15 naraharaye ndogera naharara arangaburira antegerera ihamba arangaburira kandi yari umuntu mwiza pe muzehe yari umuntu mwiza pe muzehe bari abantu beza kandi akadufata neza kandi agakunda ba data nawe aragakunda imyaka yose yabaye niwe ndamuzi cyane niyo mpamvu navuze iwacu arahitiriye uyu munsi hari umuzehe wakuvuza ariko ndavuga ngo sinareka kuza ku kiriyo cya mama hano tukaba dushimiye kuko arangije kandi afite imyaka kandi nubwo tutomenya ubukristo bwe ariko nanone ukamubona iyi myaka akarera n'abana biwe byaba bikunze byerekana kuko yakoze neza ijambo rya kabiri mvuga ngiye kurangiza ndavuga kuri mihashari ya Nyabicogo uyu nguko yabivuze ni umwana wacu ni umugore wacu ni umupfakazi wacu ariko ntituza tumufata nk'umupfakazi kubera kuko yapfakaye akiri umwana mutoya ariko yihanganira kurera bano bana za Nyirasafari urabona umwe bangana n'abandi be none bana bose tiyabata wagende yirukanka mu misozi cyangwa aje kabere ariko yamavuga ngo reka arera abana yamavuga ngo reka arera abana
kugeza n'ubundi wahayabaye noneho dore arabazanye bagejeje muri hano muri Amerika ko bararya neza ko barambara neza ariko utabuta nashaka arabarira bageze ahangaha bose uriko arabashimira na safari n'abagabo bose zabashimira turamushimiye ku mirimo myiza yakoze kandi tuzahora tumuzirikana kuko ari gukora imirimo myiza mu muryango wacu Imana izamuhereza umugisha turi kumwe kandi turagukunda kandi tuzahora tugukunda asante sana arakoze pastor